kunyambika n'urugori cyane yewe nzabibara kuri arabisetse rwose akubisaga twenge ati azabibara uwo munsi kwambara umukenyero bakwambika warakoze reka muri marinete yego kuzambara arakoze mu byari ubu ugiye kunyambika urugori cyane ariko Kirisito we nzabibara kuri uwo munsi nuko bisengera ubu oya kirege nanjye namaga ndi kumwe n'abantu baraho nguko ndi kumwe n'umugabo afite direde zigwaha nguko ndi kumwe n'umugabo wogosha igipande kimikenda akakireka nguko bose ubwo urambwira ngo bari abagabo kuko mwabonye kuri kamera namwe mwabandi nyiragiye nari nyiri ufite ubwana n'ubugorye mu mutwe ari rake yaratandukanye n'abagore babiri ari papa wese yaratabana be 7 niba ari 8 mwana ngewe kirage nanjye nari kiryaba reze nyiri byo byasaga byose naramiraga ihanga niho kigomba kuba gasuwe zamuka kimano no gitabye ngiki hano yo mwijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di Twacu mwese mudukurikirane kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe nongeye ko mbifuza gukomeza kugira ibihe byize mwese tubana umunsi kundi uyu munsi ndi kumwe na Farida ndetse na mama we kirango muri kubabona ni byinshi tumaze iminsi tunyuranamo ibibazo birafitanye n'umugabo ndetse bifitanye na mama we bimwe byerekeranye n'abana n'ibyo yagisha umugabo ariko kubw'amahirwe byagiye bikemuka bariyunze asabye umugabo imbabazi ndetse banatubwira gahunda z'ibirori benda kuduha muri iyi minsi iri imbere uyu munsi rero yasuye mama we yifuza kumusaba imbabazi no kuganira nawe ndetse no kumubwira byinshi bitandukanye abasha kuganira n'umugabo we urumva ko ni ikiganiro cyo kwiyunga kandi cy'amahoro nk'uko twabyifuzaga ntekereza ko uyu munsi biri bugende neza ahubwo tugatangira kwitegura gahunda y'ibirori mu minsi iri imbere mama tubaye ikaze mu kiganiro ganire n'umukobwa wawe noneho ndakeka biri bube amahoro murakoze none ndi kumva ari amahoro kubera ko mfite ibyiringiro hari icyizere cy'uko mbona ko bizagenda neza kandi n'urugo rwabo rukazagenda neza niba yiyemeje kugusaba imbabazi nako ibindi arabikwibwirira Fari nawe tubaye ikaze rero ubwo ikiganiro ni cy'abana mama wawe ushaka kumubwira n'ubizi murakoze kunyakira nangiye kuvuga mama ngomba kumusaba imbabazi birakwiye n'umubyeyi wambaye hafi kuva navuka kuva nagira ahangaha ngeze kuko iyo nahari akaba mfitiye abana urumva nyine ni nkaho aba mfite rero kuvana umuntu w'agaciro mu buzima w'ingenzi utagomba kubura mu buzima bwanjye ntago namwihenura ngo ngende maherereza kandi nzi neza yuko ibirori ngiye kugira ari ugomba kumbera umubyeyi rero mama nanjye uyu munsi nifuje guhamagara Keza nabwira ati nshaka gusaba mama imbabazi kuri kamera nkanamubwira ko mu kwa kabiri mfite umurenge nubwo ntaramenya itariki ngo ngwiki mfite umurenge ko Farisi bya bindi byawe nukuri ko Imana afite umurenge ariko ntago turamenya itariki ntabwo raduhitariki ukabinyamo oya uriya musore wabonye aruta abandi bose wagiye ubona uriya musore ari seriye ni umusore wanyigishije kujya gukora akazi k'ukwezi ni umusore wanyigishije kwicara ufite akazi noneho k'ukwezi wabaye cyane ni umusore wanyigishije kuba nyine mu buzima wenda hari rwose kumva ukemera ukaba uciritse kandi ufite amafaranga kugira ngo ugire ibyo usevinga apana gusevingira akabari gusevingira ibindi birori bitari ngombwa yego urumva nyine uwo muntu ni umuntu kumva none usigaye ufite igitekerezo kizima yego ubu ntabwo uzabyongera ntago nakongera ubu nabibwirwa n'ikira rega buriya umuntu ari gukabakaba mu myaka za 30 niri kugutera guca bugufi
umuntu aba arimo arakura kandi nanjye ngeze igihe cyo kukuruhura kuko igihe waruhiye kubera jyewe kirahagije. aha reka mbitegereze bagiye kwambara umukenyero bagiye kunyambika n'urugori cyane yewe nzabibara kuri arabisetse rwose akubise agatwenge ati azabibara uwo munsi. kwambara umukenyero bakwambika barakoze reka muri marinete yego kuzambara arakoze mu byerekezo ubu ugiye kunyambika urugori cyane ariko Kirisito we nzabibara kuri uwo munsi nuko bisengera icyifuzo ni icyifuzo ariko Imana amaze kuvivura buriya Imana iguhaye umuntu akanakubwira ati ngwino yego akamenya n'amakosa akihangana yego na Satani niyo yazi Imana yamukubitira kure. ese fare ninde wose igitekerezo cyo kubwira undi kugira ngo mubane mukore murenge umugabo no wabitani wose igitekerezo ibyo utabitekereje mbere umva gatese yabyemera numvaga atabyemera bitewe ibintu byose bumva atabyemera wese ukwipfobya noneho nkibona ko yamaze kumenya ko mfite abana mfite mama nari nzi ko ibintu byose byarangiye ariko ubundi uriya munsi nibwo nabonye ko nkunda Mana Nyagasani nk'abantu mwe biragoye nyine kubona umuntu nk'uriya ukumva akumva ngo ufite umubyeyi yari azi ko ntawe uhara akumva ngo ufite abana akumva ibintu byose mwituyeho akabyemera akabyakira none akanakureka mukaba munari kumwe. niba ngo ushaka atabyemera njyewe ntabwo wenda mbere nabitekereje kubera yuko urabizi ko umuza twaranabibabwiye nubwo wenda bitari bimeze neza. twari twamaze kubiganiraho yabimbwiye mbese muri make yabonye nyine ndi umugore umunyuze nanjye akaba ari umugabo unyuze yifuza kumbwira ko twasezerana. akiri kubwira byakiriye gute nagize ngo ari kumbeshya wabyemeye gute iryo joro nagiye no gusinda ni ukuri kw'impamvu ati se ndimo ndarota yego kunagiye kumubona ndavuga ati wa Mana we mbonye umugabo none karabaye ubukwe ndabukoze none nabikofirimye buriya cyagiye abivuga none no kuri kamera akabivuga shamana cyo ntago yambeshya kandi buriya yamaze kubona nyine ko ari wowe nyine tu ari wowe n'ubundi kuko ari umuntu ukubeshye ntiyabikora ntabwo yabivuga ngo abikubwire na mama wawe wapi si we muntu wa mbere ukubwira ibintu byo ntacyo kimuye cyose tuza n'abantu b'imahama n'abantu b'i Burundi ndi kumwe n'umuntu wanyu tumeze neza w'umurundi mfite umugabo mwiza abarundi muri abana beza ndabakunda ntabwo namuhemukira uriya mugabo aritonda n'umwana mwiza ni imfura y'u Rwanda yaba ari dayimoni noneho nahita mvuga ngo umva ni ugusenga ubu mbonye icyifuzo nyamukuru ngiye gutangira gusenga ahari wenda we bazashobokana nabonye uriya mwana yitonda hagaca bugufi ni ukuri uzambabare mwana wa ntego ko nanjye uriya mugabo ni mwiza sinamureka. none se bari kubyizanye n'abana rero buriya murasabye imbabazi twaraganira urambwira uti nshaka kuzareba mama nkamusaba imbabazi tukagana no ku kintu cy'abana kuko iyo usabye imbabazi ibibazo byose ufite nyine umuntu ugerageza kugenda ubigabanya ku bijyanye n'abana ikibazo cya mbere afite ari ukubera utamenya abana uramufasha iki ku bana ku bijyanye n'abana umugabo yemeye kumfasha kumva arambwira ati nzaze nkubwire ngo abana aremera kumfasha kubarira. Mana ishimwe rero bitari kuri kamera ndaza kukubwira amafaranga tugiye kujya tuguha buri kwezi. uyambwiye se bitwaye iki nawe muzajya mwiba oya byaba bibiri ariko bikaza bikamfasha. nabonye umugabo nkunda ambye ngo nkubwire ngo buri kwezi tugiye kujya tuguha 40 veni z'umwana n'izindi veni z'umwana. ariko Kirisito we yewe nubona akanyenyeri kacu uzambwira uko bidahereje ni ukuri nzahita mbikubwira ni ibimenyetso nta kigoye kirimo bizaba rwose pe bizaba kandi muzabibona kandi bizaba ari ibintu byiza aho ngaho waba umuruhu gusa abantu mudukunda abantu munanyanga mwihangane mwirengagize ibyabaye byose nibyo mwabonye mudusengere igihe cy'ibirori kigere nanjye nambare nk'abandi bana navukiye amezi 9 nk'abandi. yego ni ukuri Imana izabishyiramo neza kandi nzi ko nanjye kwambara urugori bizambera ni ukuri yego
akabura ibintu byose cananishije inyuma y'umukobwa wanjye ayiwe nyine ni haha uzajya kubona ya foto warasoze wikoreye wambaye pampa Imana itakura umuntu biriya biba wabuze ko afata azagira umugabo umubwira ya foto nayishize kuri TikTok yanjye ntabwo ndi buyivuga ariko izina ntabwo ndi kwamamaza abantu barambwira ati wakubona ugenda ntabwo wamenya ko wigize gusara urera agaciro k'ibyahise n'ubyubu ntabwo wenda nabifata kimwe gusa ibintu byose bizara kwiga kandi ibintu byose mu buzima ni ubuhamya byose ni ishuri urumva ko iriya foto nayo hari ibyo kwibutsa hari ibintu byinshi ni nayo mpamvu ngomba gufata umwanzuro nkavuga ngo ngiye kuba madamu Theodoro ku izina ryawe ugiye kwitwa Farida Theodoro Mana ishimwe kuri ihabwa icyubahiro mana we baye nkushimiye n'ukuri kugiye kunyamikuru ikamba rya kibyeyi nanjye ngiye kuryambara waruzi ko azari kwambika umubano wabaraga Farida waramureba ntawe nabaraga n'ukuri ariko nabwo nzabyemera byabaye bizabagira icyizere cyo mu mutima kuko nanjye ndagifite mfite umugabo useriye mfite umugabo uhamye ndabishimiye kandi ndabyemeye ko nanjye ndi seriye ndanahamye kubera yuko erega ke nakubwiye ngo ibyahise n'iby'ubu nta hantu bihuriye ubu ndi kumva none ubwana bwashize ubu oya kirege nanjye namaga ndi kumwe n'abantu baraho nguko ndi kumwe n'umugabo afite direde zigwaha nguko ndi kumwe n'umugabo wogosha igipande kimwe ikindi akakireka nguko gusa ubwo urambwira ngo bari abagabo koko mwabonye kuri kamera namwe mwabandi nyiragiye nari nyirifite ubwana n'ubugorye mu mutwe navuga ngo ushaka umugabo wese ngo urubanza mutere none ubu rero mfite umugabo mwiza Imana yanyandikiye no mu gitabo cyayo tugomba kuzabana karamata yego maze mu bantu menya yarakuvuguruye ngo yaramvuguruye ubwo uko biri kubona uko yameze ariko umuntu direkeye abantu ngo baramvuguruye cyahindutse kinini oya da wose ngo baramvuguruye akoma hano hari mama twere kuvuga ibishego kuvugurura nyine yagukize ku murongo nyine yakize ku murongo ibindi turi ariko imvuguro yawe ndayizi nawe oya ni ukuri nshimye Imana nshimye Imana buriya amahirwe yandabaho kubana n'umuntu mbere mugapanga ubukwe nyuma mukagira aho mukabukora nabyo biragoye hari umugabo mubana agahita akubwira ati nta bukwe tuzakora n'ubundi ko twabanye twakomeza tukabana kambabwiza ukuri umugabo nkubita urushyi nkicara nkatuza uwo mugabo rwose Mana wamaze kuvivura uri kurusha gahunda yankubise ntabwo abangaye bagukubise oya niwe wanyine wankubise urushyi ariko nabwo ntabwo yarunkubise kuko yaranyanze wari umujinya w'uko nyine ntarindi gusaba imbabazi ni ukuri nshimye Imana kubw'umwana wanjye ko yongeye guca bugufi rero mama niba usenga ni ukuri ngiye kurikomeza noneho ndi kubona ko wasanga ya nzira yo gukizwa noneho neza izava kuri uyu mugabo uzaza kuko hari igihe ushaka umugabo akakubera umugisha cyane akaba inzira nziza yo guhinduka kwawe yego kimwe n'uko wari ushaka akakubera ibibazo oya uno mwana nabonye yitonda yumva amagambo menshi agira uriya mwana wamujyanye na papa wa se nta wamugereranya na Raki ubu mfite umugabo mwa bakobwa mwe mfite umugabo Imana yanyandikiye Imana izagufashe ruzarame pe njye narakubwiye kuva kera nirabwiraga kuva kera mba wihanganye seri wawe itabi narakubwiye njye kuva mbere ntubwira nti abagabo bafite abana bafite abagore Amanda bose banga buriya Raki ntiyataye umugore ntiyagiye atamuta bari kumwe umugore ntiyamubuze nibyo nababwiye mwa bagore mwe nta mugabo muzima ugenda hagenda inzererezi hagenda mayibobo nta mugabo muzima uta umugore mu rugo rwe ari Raki yaratandukanye n'abagore babiri ari papa wese yarata abana be 7 niba ari 8 none njyewe kirage nanjye nari kiryabareze ibyo byasaga byose naramiraga byasaga byose narimiriraga nimwandenganya
none ubu nabonye umwana w'umusore w'umurundi mwiza muremure ufite amatuza umbereye nyine. Yego azi umutake baramutwara aratwarwa ntande nabakubita nkabamara. ubwo rero abaze gutungurwa bavuga bati Farida yabona umugabo agatuza ntajye mu bandi bagabo. Nurebe yaba ntaratuje babirwa bambona ku YouTube menshi agiye atandukanye. Nibabara igihe bamaze igihe batambona. Gushakiye akazi kakugira busy. Reka turakorana nuko tudatura Nyanza na mukamodoka kwa ko we abatwara imodoka atwara bosi nanjye akanyura. Ariko ndashima ko umva ikintu kinshimishije Farida cyambere uko yavuye muri burabuzima ahoraga mu mayoga urana bakayusi n'abantu badafanye nayo barafite ikigare nyine kitari kiza ku buryo ahoraga nyine mu tambuka nta kibazo mabuja ku buryo yahoraga nyine mu bisuri nyine byari bigoye bikanatuma wa mugani unahora nyine uhura n'abantu bakujyana mu birori Banse. ariko ubu byibura ubu ndatuje ndahumeze neza ndanezerewe barampata urukundo barabona narabyibushye meze neza. warabyibushye cyokora ngira ngo uratwite warabyibushye pe bwa mbere nagize ngo ufite nta muntu utwita ngo abivuge mawe nuko njya numva babivuga bararoga ngo bararogama ngo nta muntu utwita ngo abivuge nuko ntawishe umwotsi ni nk'umuyaga uragenda n'inkinda nayo n'ikuku cyagiye mbere tukizi ngombe kakakanzu k'ubudomo uratwite mbona mbona akagogo mbona abona akaguru gore baramuhaga yarabyibushye cyane uswa hari igihe mura n'abantu bakambase wabaye iki warabyibushye warakeye byose ni todoro diaspora murundi diaspora murundi wa Farni ni uri kugusiga ivuta rikagufata. Yego